aho kugira ngo agende acogora akagenda yongera imbaraga ava mu bwiza ajya mu bundi kugeza ahantu yandikiye Timoteyo baramaze kumucira urubanza urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo ubu giye umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye kuregereje ngo ariko narwanye intambara nziza narinzi ibyo kwizerwa ngo ubu ngubu mbikiwe ikamba ry'ubugingo iby'umucamanza utabera azamakuru rya musi ngo nyamara sigiye cyenyine ngo nabandi bose bakunze kuza kwe ariko muzari ko urwo rwandiko rurangira yamaze kumubwira ko bagiye kumwicara ngo ati ariko nuza uzanzanire igishuro cyanye nasize kwa Karupo unzanire n'ibitabo nahasize cyane cyane ibyimbo arabizi ko bamaze kumucira urubanza icyategereje nuko bamwicara ariko akavuga ati in the meantime mbere yuko banyica ngomba gukomeza hihinga hasoma ibyanditswe byera. Haleluya. Ibyo tuzabireba turimo kureba izi mbaraga yazikuragaye. Amen. Hanyuma icya gatatu tuzareba umurage wa Paulo mu gukora umurimo w'Imana. Umurage wa Paulo, his legacy, mu gukora umurimo w'Imana. Ko buriya Paulo nigeze gusoma igitabo cy'umuteologien islamique. Teologien ntabwo ari wa Gikristo gusa, hari n'abateologien païen n'abateologien islamique n'abateologien chrétien. Yaranditse aravuga ngo ubundi umuntu wateje ibibazo mu bukristo n'umugabo witwa Paulo, kubera ko buriya ibitekerezo byinshi tugenderaho niwe wabyarticulatinze, mbese niwe wabisobanuye abishyira ahagaragara. Reka mbahe nk'urugero. Yesu yavuze ku mwuka wera, aravuga ngo umwuka wera naza azabasobanura byose. Ariko Paulo yandika ku mpano z'umwuka, yandika ku mbuto z'umwuka, yandika ku byo gukorana n'umwuka. Mu yandi magambo arabidusobanurira ku buryo iyo teoloji tuyisobanukirwa. Ibintu by'agakiza, gukizwa ku buntu, arabirambura yerekana aho gukizwa ku mbo make, akatubwira uwo yari we, akatubwira uko yahuye na Yesu, akatubwira umuhamagayo yahawe, akatubwira n'ibyo arimo gukora. Ubundi iyi niyo structure y'ubuhamya bukoze neza. Niba umbwiye ngo Imana yagukoreye ibitangaza, ko yagukoreye ibitangaza, se uri murayikorera iki? Ubuhamya bugomba kugira inkurikizi, bugomba kugira umusaruro. Reka rero ngarukiriza ahangaha, hanyuma mumbwire ni iki mwebwe mutahanye twakwigira kuri Paulo ko bakizwa uyu nka muhingiro z'abantu bafatika. Akajya mbwira ati ariko ntwari natereka nkubwire ati umuntu arivukira akazipfira, ati no mu mwuka umuntu arikirizwa akazipfira, ati wowe uzaba umurokore w'intangarugero, hanyuma tujye tukureberaho. Iyo challenge yangumyeho n'uno munsi ndacyayifite, kuba umurokore utavangavanze. Ariko icyo nababwiraga ngo hari kuwa gatanu turasenze, turangije gusenga namwe kandi ku cyumweru uzamenigisha. Umuntu unagijwe kuwa gatanu azigisha ku cyumweru, ariko rero ni umwana mwiza bijere, ntabwo ajya ruhanye. Aravuga ati nta kibazo tuzategura uzaze wigisha. Narabwirije mpamagara bihana barihana. Guhera uwo munsi sindasubira inyuma, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Sawuli kera twarabyinaga we, ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo. Murabyibuka ariko twarabyinaga. Abantu benshi bafashwe iyo babyinnye. African tradition nyine tukabyina. Ariko ubundi bita gutwaga abantu bayanzira. Reka dukomeze. Akigenda yenda gusohora Damascus ku murongo wa 3. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Niba hari umuntu uzi gutanga ubuhamya mu magambo magufi, abantu benshi babwiye ngo utanga ubuhamya. Uyu munsi turinga principe zo gutanga ubuhamya. Duhere ku bwa Paulo. Hari abantu iyo mubwiye ngo aje gutanga ubuhamya afata iminota 20. Wamubwira utari ko ntabwo ibyo ni byinshi cyane. Atoya terega buriya ntabwo mwabyumvise neza. Iyo ugiye gutanga ubuhamya si ngombwa yuko uvuga ibintu byose. Toranyamo iby'ingenzi, ubwira abantu ngo mbere yuko mpura na Yesu dore uwo nari we, dore uko nahuye na Yesu, dore uko nahindutse. Mwabifashe ibintu bitatu. Dore uko nari imeze mbere. Si ngombwa ni wari umusambanyi, si ngombwa kutubwira umubare w'abagore mwasambanye. Si ngombwa no kutubwira amabara yabo uko basaga. Si ngombwa no kutubwira ibindi bitari ngombwa.
tubwira ubutu bwo mu ndeba nari umusambanyi pwe. Niba wari umusinzi si ngombwa ko tubwira ubwoko bw'inzoga wanywa. Tubwira utu bwo mu ndeba nari umusinzi wikubita mu binogo nkarara muri kanivu. Hanyuma Yesu ansangamo. Utubwire Yesu kuruta uko tubwira inzoga. Buriya niho mujya mubona abantu bamwe na bamwe badutesha umwanya. Ariko gihe nari pastor hano nari nawe hakaniye. Umuntu ati ndashaka kubabwira ukuntu najyaga ngi kuzimu. Kawe ntawe ubikeneye kuko ntabwo ari benshi bajyayo. Widutesha umwanya ntabwo ubuhamya so gukreya curiosity. Ariko ubona abantu bamaze nk'ibyumweru bibiri bumva ngo umuntu ngo wajyaga kuzimu. N'inzira zijyayo ntimuzizi. Abajya kuzimu muzambwira mbashakira abajyaga bajyayo wenda ubwo wasanga mbipfobye kandi hari abajyayo. Cyakora giye kubera ko ntarajyayo numvaga nta nabandi bajyayo. Mugiye gukora yiki? Bakaza bakakubwira n'ibiro wera ngo basanze ngo imisatsi ngo abakobwa bakoresha amameshe ngo bayikorera ikuzimu, inganda ziyikora ko njya nzicaho. Abantu bakajya bakatubwira ibintu ngo ya masabune ngo mubona humura n'amaparufe, bakakubwira na produits yakora karezi. Ibi bintu ni chimique turabyiga. Ubuhamya turaza kureba principe zo gutanga ubuhamya ko nicyo Paulo yakoze. Hanyuma ikindi tuzareba ubutaha tuzareba ubuhamya bwa Paulo icyamuhaga imbaraga. Ziriya mbaraga hari igihe Delila yabajije Samusoni, Samusoni ndashaka kubaza izi mbaraga uzikurahe? Buriya rero ikintu abantu benshi batajya babona, Bibiliya iratubwira ngo mwibuke ababwiraga ijambo ry'Imana ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Abaroma 13:7-8 ngo kuko Yesu Kristo ko yari arejo niko ari n'uyu munsi niko azahura iteka ryose. Uri impamvu twiga ubuzima bw'abantu nka ba Paulo, ba Sauli bahindutse Paulo, nukugira ngo natwe turebe ngo uyu nguyu wahoze atoteza itorero akavamo intumwa ivana ubutumwa ku nkengero za Isirayeli, agaca mu nzitane zaho bamutera amabuye, bakamukubita imikoba, bakamukubita inga, bakamukubita inkoni 39 tuzabibona, bakamutera amabuye, inkuge zikamumenekeraho, ariko akangaka agahatana akagera iyo yajyaga. Niki cyamuhaga izo mbaraga? Haleluya. Icyo nicyo kintu twe nk'abakristo dukwiriye kumenya. Buriya ni wiga ubuzima bw'umuntu wari wese muri Bibiliya, ujye ushakamo ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere ujye ushaka, kuko niko Bibiliya tubwiye ngo muzirikane ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana. Aba n'Abaheburayo 13:7. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Mwabyanditse? Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, then ikindi kivamo mwigane kwizera kwabo. Kuki batubwira ngo tuzirikane iherezo ry'ingeso zabo? Icya mbere, hari abantu batangiye neza ariko iherezo ry'ingeso zabo barangiza nabi. Abo ni nabo benshi cyane muri Bibiliya. Uzabona Samusoni yatangiye neza, afite imbaraga, we no na mbere yo kuvuka kwe marayika yaraje aravuga ati uyu mwana mugiye gutwita, nyina zirinde ntazanywe igisindisha, ntazarye n'inzabibu n'ikintu cyose kiganisha kuko umwana uzavamo azaba umunaziri w'Uwiteka, azakiza Isirayeli amaboko y'abanzi babo. Samusoni yuzuye umwuka akiri muto, agafata intara akayitanyaguza, agafata za porutaye z'imidugudu akaziterura akazikuraho, ariko akagira akageso kamwe. Aho yanyuraga hose muzabisome, muzabona inshuro zigera kuri 5. Agera mu kibaya cy'Isoreka abona umugore, agera i Gaza abona umugore, abona umugore, amaso ye nta kindi yabonaga, yarangiye bayakuyemo. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Ariko hari abandi nk'aba Paulo turimo kureba batangiye neza, ahubwo uko agenda, aho kugira ngo agenda acogora, akagenda yongera imbaraga, ava mu bwiza ajya mu bundi, kugeza ahantu yandikiye Timoteyo baramaze kumucira urubanza. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ubu giye umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kuregereje.
ngo ariko narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa, ngo ubu ngubu mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iby'umucamanza utabera azamakuru rya muzi ngo nyamara sigiye cyenyine, ngo n'abandi bose bakunze kuza kwe, ariko muzari ku urwo rwandiko rurangira yamaze kumubwira ko bagiye kumwicara ngo ati ariko nuza uzanzanire igishura cyanjye nasize kwa Karupo, unzanire n'ibitabo nahasize cyane cyane ibyimbo. Arabizi ko bamaze kumucira urubanza, icyo ategereje nuko bamwica, ariko akavuga ati in the meantime, mbere yuko banyica ngomba gukomeza hihinga hasoma ibyanditswe byera. Haleluya. Ibyo tuzabireba turimo kureba izi mbaraga yazikuragaye. Amen. Hanyuma icya gatatu tuzareba umurage wa Paulo mu gukora umurimo w'Imana. Umurage wa Paulo, his legacy, mu gukora umurimo w'Imana. Ko buriya Paulo nigeze gusoma igitabo cy'umuteologien islamique. Teologien ntabwo ari wa igikristo gusa, hari n'abateologien païen n'abateologien islamique n'abateologien chrétien. Yaranditse aravuga ngo ubundi umuntu wateje ibibazo mu bukristo n'umugabo witwa Paulo, kubera ko buriya ibitekerezo byinshi tugenderaho niwe wabyarticulatinze, mbese niwe wabisobanuye abishyira ahagaragara. Reka mbahe nk'urugero, Yesu yavuze ku mwuka wera, aravuga ngo umwuka wera naza azabasobanura byose, ariko Paulo yandika ku mpano z'umwuka, yandika ku mbuto z'umwuka, yandika ku byo gukorana n'umwuka. Mu yandi magambo arabidusobanurira ku buryo iyo teoloji tuyisobanukirwa. Ibintu by'agakiza, gukizwa ku buntu, arabirambura yerekana aho gukizwa ku buntu bitandukanira no kwigendera mu byango nuko ibyaha byacu byarihiriwe, atwereka uko ubuntu bukorana n'ubuzima buhindutse. Ibyo tuzabireba. Hanyuma donc teoloji ya Paulo n'umurage we mu gukora umurimo w'Imana, ko arantu mu Korinto ba kabiri avuga tubugewe ati hari abantu birata ati ariko jewe ndabarusha, ati jewe banteye amabuye basiga ndi kadavere, amahembo urambwaje umuyaga umpushyeho ndahaguruka. Cyo bita amahembo urambwa, harakayaga gajya gahuha nimugoroba nibyo bitaga amahembo urambwa mu kinyarwanda cya kera. Hari umuntu wabaga neza neza izuba ryamwishe ryamunogoye, hanyuma haza ko kayaga kandi mugoroba ukabona umuntu ari nyagambo yabaye arongeye abaye umugabo. Niyo mpamvu bajyaga baca umugani ngo izuba rirame n'imbwa gahanga. Hari rero byagezaga nimugoroba hakaza akayaga k'amahembo urambwa, ba bandi bose bari bahunze imirimo n'ibiki bakabagahaguruka bakajya. Rero ni Paulo bamuteye amabuye basigaye yapfuye, nimugoroba akayaga kamuhushyeho arahaguruka. Ariko agomba kuba ari umwuka w'Imana wamuzuye, kuko bari bamurangije. Nabo bagomba kuba bari bamekinze shuwa ko yapfuye, bari bazi gutera amabuye barebagabo. Kandi Paulo yari chef wabo. Yesu aramuga ati banza usogongera sha ibyo wahaye abandi, nawe ujye ubona uko bivuga. Mutera amabuye ubundi inshuro 3 ngo bamukubise inga, inshuro 5 bamukubise inkoni 39. Tuzabireba. Do umurage wa Paulo mu gukora umurimo w'Imana. Hari abantu usanga mu murimo w'Imana sinzi aho batorejwe. Ibibazo bitangiye twahuye n'ibibazo, inzara yateye kabisa. Abo bantu batorejwe mu Kadete. Tugomba kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Reka rero twinjire mu buhamya bwa Paulo. Ndasoma igice kimwe, murabizi turangiza saa moya n'igice. Uyu munsi yari introduction. Hari cyariko mwumvisemo mwifu muhumure rwose ndaje nkubahe. Ubu abashaka kubaza ndaje mbaho umwanya, ariko reka tubanze dusoma ubuhamya bwa Paulo ko yivugira. Nubundi uko tuzabyiga turakuramo ibintu, kuri ibyo turakuramo ibibazo bibiri gusa, sibyo? Ni iki twigira kuri ubu buhamya, uburyo bwo gutanga ubuhamya, ariko na content icyo ushyira mu buhamya. Kuko uyu munsi ndashaka ko tubanza tukareba ukuntu Paulo yitangira ubuhamya. Hano turareba uko Luka yabyanditse, hanyuma tuze kumva uko Paulo abivuga. Turakompara ibice bibiri, ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26.
aravuga ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'isinagogi y'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyana i Yerusalemu. Reka mbanze nshyireho kandi kantu kamwe kano. Murabona buriya ubundi abigishwa ba mbere ntabwo bitwaga abakristo. Kwitwa abakristo bitangira bageze muri Antiyoki mu gice cya 12, ubundi bitwaga abantu b'inzira ya Yesu. Icyo ni ikintu muzanabibona na Paulo nawe atangiye kwiregura cyangwa bamurega, baravugaga ngo uyu nguyu niwe mukuru wa yanzira. Ubundi ibyo Yesu yasize ku isi ntabwo yasize idini, yasize inzira, a way of life, uburyo bwo kubaho. Hanyuma twebwe umuntu umwe mu teoloji yabivuze neza ngo yasize inzira yo kubaho. Hanyuma bigeze mu Bayuda ngo they made it a religion, babigira idini. Bigeze mu Baroma they made it a political movement. Burya abapapa n'aba Constantino nibo bavanze ubukristo na politiki. They made it a political movement. Bigeze mu Bagiriki they made it a speculation, philosophy. Bigeze mu Banyamerika nimushaka kumenya aho byapfiriye they made it a business. Niho dukubitirwa ibintu byose babishyiramo amafaranga, bati buriya gakiza k'amafaranga. Uwo n'umuteoloji wabyandikaga. Bigeze muri Afrika twe twabigize ikira. Reka numve ko mujya mwitegereza ndahita mbabwira icyo yavuze. Bigeze muri Afrika they made it a dance, babigize igisirimbo. They made it a dance. Uzare abanyafrika burya bemera ko bari bafashijwe iyo babyinnye. Iyo batabyinnye ntabwo haba hari umwuka. Siko bimeze se? Kuva kera kose ntimurebe ko uno munsi dusirimba. Na kera twarabyinaga we. Ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo. Murabyibuka ariko twarabyinaga. Abantu benshi bafashwe iyo babyinnye. Se Afrika ni tradition nyine tukabyina. Ariko ubundi bita gutwaga abantu bayanzira. Reka dukomeze. Akigenda yenda gusohora i Damasiko umurongo wa 3, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agaho hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli undenganiriza iki? Aramusubiza turinde mwami. Nawe ati ndi Yesu uwurenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwira ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanywe nawe bahagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko. Amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Yari yirije bikomere. 3 atareba, ari mu mwuka ahumirije. Atarya nta n'icyanywa, yari yihebye. Ati ndapfuye, ndarangiye, byanjye birashize nkiri umusore, ndahumye. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati Ananiya. Nawe ati karame mwami. Yari amuzi. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse. Ndayiko Sawuli bamujyanye mu nzira igororotse, bamukuye mu igoramye. Ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso. Urumva baturangiye naho avuga. Ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati mwami uwo muntu numvise benshi bamuvuga. I like this. Uwo muntu turamuzi. Rero ngiye nkunda ukuntu abantu bajya bagimaka n'Imana. Ukagira ngo Sawuli we ukagira ngo Yesu we ntiyaramuzi. Ati urambwira ngo uri murabwira imbeba ngo nijye mu mwobo w'injangwe. Uwo muntu numvise benshi bamuvuga. Uko yagiriraga n'ababera bawe bari Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abohawe n'abatambyi bakuru bwo kubaha abambaza izina ryawe. None urambwira ngo nijye kureba uwo muntu. Umwami aramusubiza ati genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije. I like this. Uwo muntu ni igikoreshwa nubwo wamwumvise utyo
ni igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'abayisiraheli, nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza aramubwira ati, Sawuli mwene data. I like this again. Sawuli, urumva, Ananiya Yesu yamubwiye ati uriya muntu ntiwongere kumwita iryo zina wamwitaga, uriya ni igikoreshwa cyanjye nitoranirije. Agiye kumurambikaho ibiganza aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira uturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya bisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa, amaze gufungura abona intege. Amara iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, ahera ko abwiriza mu masinagogi yose yuko Yesu ari umwana w'Imana. I like this. Umuntu yahumutse uwo munsi, following day, ati ndabwiriza tu. Rero ikintu nkundira Sawuli niwe wambwirije. Nasomye urwandiko rw'Abafilipi gice cya mbere umurongo wa 21, aravuga ngo kubwanjye gupfa ni Kristo no kubaho ni Kristo no gupfa bya mbere inyungu. Ndavuga ni yamaye uno mugabo azi icyo abereyeho, ugiye mbereyeho iki? Immediately ntangira gusoma Bibiliya ngo nshaka icyo mbereyeho. Hanyuma maze kukibona nihaye amezi 6 nsoma Bibiliya 3, nyirangiza ntasimbuka n'umurongo, nkoresheje ikaye n'ikaramu ko no muri university nibyo nigishaga. Ariko icyo gihe bari barandinganije nyine ndi hirya za Rurindi iyo ngiye mu cyaro, mfite igihe gihagije. Najyaga kwigisha ntwaye Bibiliya, hagati y'amasomo nkasoma Bibiliya yanjye, abanyeshuri baba barimo gukora imyitozo nkasoma Bibiliya yanjye, nijoro nkasoma nkahera saa 12 nimugoroba ntashye, nkageza saa 5 nkaryama nkabyuka kare nkasoma. Ko nari nihaye amezi 6 kuba nayisomye nkafata icyemezo. Hanyuma umunsi nafashe icyemezo ndabyibuka rwose, nicaranye n'umugabo muramuzi ajyazana hano witwa Kayitaba Michel, nawe nimeje ubu nakijijwe. Nagiraga amahane mw'abantu, amahane ariko atari ngo turwane, oya nari umunyempaka. Ubu kugira ngo uzansinde twagiye muri debate byari bigoye, twajyaga tujya impaka nk'abandagaza. Ibyo muba muvuga nta gakiza kabaho, ni ibintu byanyu by'ibinyoma. Habaha na proof z'abarokore ba fake. Abangabo nibo bavuga ko bakizwa uyu nkamuhingiro z'abantu bafatika. Akajya mbwira atari kwa ntwari natereka nkubwire ati umuntu arivukira akazipfira, ati no mu mwuka umuntu arikirizwa akazipfira, ati wowe uzaba umurokore w'intangarugero, hanyuma tujye tukureberaho. Iyo challenge yangumyeho n'uno munsi ndacyayifite, kuba umurokore utavangavanze. Ariko icyo nababwiraga ngo hari kuwa 5 turasenze, turangije gusenga namwe kandi ku cyumweru uzamenigisha. Umuntu unagijwe kuwa 5 azigisha ku cyumweru, ariko rero ni umwana mwiza bijere, ntabwo ajya ruhanya. Aravuga ati nta kibazo tuzategura uzaze wigisha. Narabwirije mpamagara bihana barihana. Guhera uwo munsi sindasubira inyuma, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Sawuli yakijijwe uwo munsi, following day yari muri Damasiko abwiriza ubutumwa. Mvuko byagenze, abamwumvise bose barumirwa bati uyu si we warimburiraga Yerusalemu abambaza iryo zina, kandi cyamuzanye n'inoso kugira ngo ababohe abashyira abatambyi bakuru. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga, atsinda abayuda batuye Damasiko, arabamwaza, abamiza ko Yesu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi abayuda bajya inama yo kumwica. Ariko abayuda umva bari ibitangaza by'abantu. Ariko Sawuli amenya inama yabo, bubikirira ku marembo ku manywa na nijoro kugira ngo bamwice. Abigishwa be niko kumujyana nijoro, bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Urumva deja yamaze kugira abigishwa, new in the faith, ariko amaze kugira abigishwa. Yarabwirizaga akemeza abantu akagira abigishwa. Yazetse abantu naho hantu Rurindo nabaga hari 100% mu Gaturika, ariko nabwirije abaturage. Pasiteri wo muri ADPR arazarabatiza, twigeze guhura hamwe atari kuzi ko rira torero ari we wari byaje ubutumwa n'abantu babwirije bwa mbere. Ndamubwira nti jewe nicyo gihe nari umukatolike, ariko wuzuye umwuka kandi ufite Yesu. Paulo deje muri iyi minsi ya mbere yaramaze kugira abigishwa i Damasiko, asubira i Yerusalemu. Ikintu njya nkunda ngo washatse kumutera amabuye, abigishwa be niko kumujyana nijoro
bamucisha mu nkike z'amabuye bamumanura mu gitebo. Tegeza umugabo ajya gatera amabuye ari mu gitebo bamumanuriyemo nk'ipusi. Ariko manura igitangaza, asohoye Yerusalemu agerageza kwifatanya n'abigishwa, ariko bose baramutinya ntibemera ko ari umwigishwa. Maze Barinaba aramujyana mushyira intumwa, azisobanura uko yabonye umwami Yesu mu nzira, kandi uko yavuganye nawe nuko yavuze ashize amanga mu izina rya Yesu i Damasiko. Abana n'ab'i Yerusalemu akajya basura, abwiriza mu izina ry'umwami ashize amanga, akaganira n'abayuda ba Kigiriki ajya impaka nabo, bigeze ubwo nabo bashaka kumwica. Ariko bene data babimenye bamujyana i Kayisariya, bamwohereza iwabo i Taruso. Ubu ni ubuhamya bwa Sawuli wabaye Paulo. Murabona kugeza ahangaha arakitwa Sawuli, azatangira kwitwa Paulo yasubiye mu banyamahanga, kuko mu bayuda yitwaga Sawuli reference kuri wa mwami wa mbere w'Abayisirayeli. Ariko ageze mu Bagiriki, kubera ko bumvaga iryo zina ridasobanutse neza, hari na confusion ryateraga aba Paulo, Paulus mu Baroma, aho kuba Saulus. Ko Saulus byavugaga ikindi. Icyo ngicyo nzakibabwira ubutaha, ntimukimbaze uyu munsi, kuko ndabizi ko hari ikintu cyavugaga, ariko uyu munsi nibagiye kureba mu Kilatini icyo Saulus byavugaga, ariko ntabwo byari very positive. So reka tugende noneho turebe ubuhamya bwe yitangira ahereye kuri biriya. Ndafata bumwe kuko harimo habiri yabutanze burambuye, hanyuma niturangiza mumbwire murumva ibi tumaze kumva twabishyigiraho iki, dutahanye iki kabisa nyuma yo kumva uyu mugabo batangira ubuhamya nawe yarangiza akagira ate akabwitangira. Igice cya 26 haravuga ngo Agripa, hari igihe Paulo bari baramufunze amara imyaka 2 afunze, hanyuma umwami witwaga Agripa azana n'umugore we Berenike cyangwa Berenice bitewe n'ururimi uvugamo. Agripa abwira Paulo ati wemerewe kwiregura. Paulo arambura ukuboko ariregura ati ibyo narezwe n'abayuda byose mwami Agripa, ndishimye ko ari we ngiye kubyireguriraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Dore icyo nkundira Paulo, murebe ukuntu Paulo afashe urubanza, icyari urubanza agihindura ivuga butumwa. Hari abantu nkunda cyane, okazi y'umuhaye yose atsinda igitego. Buriya hari abakinnyi bamwe, ariko ibyo ni by'abanyamupira batajya bareba imipira, ibyo ngiye kuvuga ntibabyumva. Hari abakinnyi bamwe iyo wibeshyeho gatoya ugatinda kumutangira ageze imbere y'izamu, igitego uba wakibaza. Buriya kera Messi akiri muto, ariko n'ubu aracyabikora, ariko ntabwo ari cyane nka kera, yashoboraga guhagarara imbere y'izamu nkambizi ko kiriya gitego cyageze. Munashobora kureba ahagaze imbere y'izamu nkareba uko abakinnyi bo mu yindi kipe bahagaze, nkavuga no ke kiriya mu kibari igitego cyagiyemo. Ko hari abakinnyi iyo umuhaye akantu gato ahita yinjiza igitego. Abajya bakunda kureba basiketi, muzarebe umunyamerika witwa Steve Curry, nawe yahagaze nshobora kubara nkavuga nti iriya 3 pointers, kiriya gitego aragitera muri paniye ntikivamo. Kandi bikaba kubera iki? Hari okaziyo zigaragara tujya tunarata, ariko Paulo ntiyayirataga. Bamushyize mu rubanza, barimo baramurega, akavuga ati mugize neza rwose Agripa, ndanezere ko ari we ngiye kwiregurira imbere. Imana yambwiye ko nzabwiriza n'abami, none mbonye umwami wo kubwiriza. Aramubwira ngo ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu ni Yerusalemu uhereye mbere na mbere, abayuda bose barazizi, bya bindi twabonye kare mufarisayo wa farisayo, kandi baranzi uhereye imbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo mu gice cyarushaga ibindi mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza, kuko niyiringira kuzabona iby'Imana yasezeranije basekuruza, iby'imiryango yacu 12 yiringira kuzabona, ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro, kuko ari byo niringira. None mwami, nicyo gitumye ndegwa n'abayuda. Niki gituma mugira ngo niki kintu kidashoboka kwemerwa kw'Imana izura bapfuye? Kuko urabona icyo bamuregaga we yaragifashe, aravuga ati barandega yuko ngo nimo ndarema ibice, ngo nigisha ko Yesu ari umwami, ko yazutse. None wahera kuri ibyo bamureze
arambwira ati mwami Agripa biwe ntabwo bizi mu myizerere yacu y'abayuda twizera ko abantu bazazuka ariko buri kintu yarakoze kubera ko hari harimo amatsinda abiri y'abasadukayo batemeraga ko kuzuka kubaho n'abafarisayo bemeraga ko kuzuka kubaho aba bakubise bombe hagati abaciyemo ibice ahubwo ati giye niki gitangaje ko nemera ko kuzuka kubaho gende umufarisayo n'imyizerere y'abasogokuruza arakomeza ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti no kubikora nabikoreraga i Yerusalemu ngashyira abera benshi mu mazu y'imbohe mpawe ubutware n'abatambyi bakuru kandi uko babicaga nemeraga ko babica no mu masenagogi yose nabahanaga kenshi nkabahata gutuka Yesu kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira icyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga umva ubuhamya bwe arabwitangira avuga ati mbere ko mpura na Yesu dore uko nari inteye mu magambo angahe atarenze n'umunota umwe kandi nta kintu yasize inyuma maze pastor gutani muha abantu gutanga ubuhamya jye wabwira uti ufite iminota 2 yo kuvuga uko byari bimeze mbere n'undi umwe yo kuvuga uko byahindutse n'undi umwe yo kuvuga uko bigenda muri no minsi abantu bazije gutanga ubuhamya mu magambo magufi biye kudukerereza minota 5 bagiye babarangije unaraza katubwira ukuntu wese ntabwo ari ngombwa tubwira uti kera jewe nashatse umugore tumara imyaka 10 tutabyara tugerageza ibintu byose mu baganga biranga dusenga Imana none yaduhaye umwana nguye ubwo ntuburangije ubuhamya ntubushimye Imana ariko umuntu abanza atubwira ukuntu yanyuraga mu dusesero ukuntu murabizi iyo ndirimbo ukuntu yavumbaga ubuhamya bw'abandi ukuntu yahagararaga mu madirishya areba abandi batamba ariko ibyo nabyo ubivuze gutyo byaba birangiye kuko niyo ndirimbira burefu ariko umuntu agomba kubanza akakubwira agahinda byamuteye akakubwira agashinyaguro yatewe n'abantu ibyo bajya babikora muri counseling ibyo rwose jewe ndabyemera uje mu cyumba nkukorera counseling hari umuntu twavuze tuganira kare yajyanye n'umugore muri counseling bamuha isaha imwe nyine aba counselors murabazi aba professional bamuha isaha imwe arambwira ati isaha imwe pe ataho kugira ngo dukemure ibibazo ahubwo ati byabaye nko gukubita inkoni mu mavubi ati barangiza bakakubwira ngo amavubi aratumutse ngaho ni mugende takagenda kurya ndavuga nti ubundi muri counseling ishobora no kuguha amasaha 6 ariko mu rusengero mu buhamya mujye mukoresha nkuko Paulo yarabize ko afite igihe gitoya imbere ya Agripa ngikora ibyo ngi Damasiko mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru nyigenda ku manywa y'ihanga umwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urushu w'izuba unsangana nabo tugendana twese twikubita hasi numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti Sauli Sauli ndenganiriza iki biragukomereye gutera imigeri ku mihunda nanjye ndabaza nturinde mwami umwami aransubiza ati ndi Yesu urenganya ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera nukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye nibyo nzakubonekerana ngukiza ubwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho kugira ngo bahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana bahere ko bababarirwa ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera ibi ngibi aho twasomye mbere nta birimo ariko Paulo yongeyemo iby'Imana yamubwiye umuhamagaro urabona ukuntu usobanutse mu magambo makeya ashobora kubwira abantu ati je Imana impamagara ibi nibyo yantumye gukora none mwami Agripa nibyo nkora umva uko asubiza ngo mwami Agripa mera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru ahubwo mbanza b'i Damasiko maze mbwira n'ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Yudaya n'abanyamahanga mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana bakora imirimo ikwiriye abihanye urabona ukuntu inyigisho yo iri very brief nibyo yigisha abidusobanuriye mu magambo magufi yaravuga ati jewe nagiye mbwiriza kwihana no guhindukirira Imana bagakora imirimo ikwiriye abihanye ubundi ubukristo n'ubwo ngubwo kwihana ibyaha mugahindukirira Imana mugakora imirimo ikwiriye abihanye sibyo nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana na n'ubu ndacyariho mpamiriza boroheje n'abakomeye icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba yuko Kristo atazabura kubabazwa kandi ko ari uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo akiregura ryo Festo avuga ijwi rirenga turasaze Paulo ubwenge bwawe bwinshi buragushajije
Pawulo aramusubiza ati sinsaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo mvuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami azi ibyo neza ko ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari ntacyo muri byo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Mbese mwami Agiripa, wemeye ibyahanuwe? Nzi yuko ubyemeye. Verdict, nzi yuko ubyemeye. Agiripa asubiza Pawulo ati ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo? Yabuze gato narinkijijwe. Pawulo umva ko yamushubije, aramubwira ati ubundi se? Pawulo ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato cyangwa hanini, uretse wowe wenyine ahubwo n'abanyumva uyu munsi mwese bamere nkanjye, keretse iyi minyuru bemere Yesu. Mwamva hagurukana n'umutegeka mukuru na Berenike nabo bari bicaranye, basohotse baravugana bati ntacyo uyu muntu yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Agiripa abwira Festo ati uyu muntu abarekuwe, yaba atajuririye kuri Kaisari yabemeje. So mwumvise ubuhamya Luka yamuvuzeho, nubwo yitangiye mu magambo make, akatubwira uwo yari we, akatubwira uko yahuye na Yesu, akatubwira umuhamagayo yahawe, akatubwira n'ibyo arimo gukora. Ubundi iyi niyo structure y'ubuhamya bukoze neza. Niba umbwiye ngo Imana yagukoreye ibitangaza, ko yagukoreye ibitangaza, se uri murayikorera iki? Ubuhamya bugomba kugira inkurikizi, bugomba kugira umusaruro. Reka rero ngarukiriza aha ngaha, hanyuma mumbwire ni iki mwebwe mutahanye twakwigira kuri Pawulo. Abafite ibibazo bashobora kubibaza, uyu ni umwanya manshakire microphone, na bya bindi byahoze bivuga nabi ndumva byakize, aho kubyuma mwakoze. Ufite ikibazo yari yateguye, ufite ubuhamya ashaka gutanga, ufite icyo yigiye kuri Pawulo, murumva twamwigiraho iki? Kuko ibindi byo iby'ingeso ze n'umurage we mu murimo tuzabikomeza ubutaha. Uyu munsi byari byo kureba ubuhamya bwe, uko yakijijwe, uko yahindutse, n'uko yakoze nyuma yo kuvayo. Waba afite ikibazo, waba afite icyo yumva yungutse kimwaguye, yatubwira. Shyira bari aho ngaho, iyanjye ndayigumana. Ufite uburenganzira bwo gufata iyo microphone mukaza. Ujya imbere uhagarara aho bakureba kugira ngo bamenye urimo kuvuga uwo ari we. Usa n'uhagarara imbere, nushaka wenda uhagarara imbere aho ngaho, ariko abantu bakubone nyine bamenye uvuga. Irimo ariko wikwigora. Murakoze. Njye nashaka kubaza, mwarimu watubwiye ko muzatwigisha ibintu 4, tubwiye 3, icya 4 ni iki? Nza kwigisha ibintu 4. Mwarimu tubwiye ko umwanya ari mutoya, hari ibintu ibindi tuzabyiga ubutaha, ntabwo byari iby'uyu munsi. Uyu munsi twarebaga ubuhamya bwa Pawulo. Ubuhamya bwa Pawulo, ni iki Pawulo mbese hakura imbaraga? Icyo ni icya 2. Ibyo tuzabyiga mu ntu zitaha. Icya 3 ni umurage. Icya 4 ikindi mwavugaga. Oya, izo ni inyigisho zizaza kuwa mbere utaha n'ukurikiyeho, nuko nabahaye mbese content yose. Amatitire yose wayandika, ibyo 3 nibyo tuziga. Yego. Ikindi najyaga narinzi ko Pawulo atahinduriwe izina, ahubwo ko ari izina rye ryatewe byahinduwe. Ntabwo ugize neza kubivuga. Abantu benshi bazi yuko Pawulo ngo ari izina Sawuli yabatijwe, no, ahubwo ni izina rya Sawuli byabaye latinize, cyashyizwe mu kilatini. Ntabwo murakoze. Nanjye reka kwanza mbanze nshimire kanoni kuri izi nyigisho ya Pawulo. Pawulo ni umwe mu bantu nkunda cyane muri Bibiliya, bitewe n'uwo yari we mbere na nyuma yo gukizwa n'uburyo yakoze. Ibibazo ni 2. Akenshi tubona abakristo, iyo umuntu ameze nka Pawulo, cyane cyane mu murimo w'Imana, bamuhimba amazina ko yirata, yiyemera, yigize ubunyabwenge, ariko consistently iyo ufite ukurikiye n'ibyo ugamiye gukora mu murimo w'Imana, abantu benshi bakwita amazina nk'uko Pawulo yagiye ahura nabyo.
kuri wowe muri uru rugendo rw'agakiza cyane cyane umaze gukizwa wabihandorinze gute mu buryo bwo kugira ngo winkareginga abantu ya majwi akomeza kuza inyuma aguca intege nk'uko Paulo babikoze? Icya kabiri, reka maze nsubize kimwe kugira ngo ne kwiruhiriza ubwonko byombi mbibika. Wicaye mbanze nsubize icyo ngicyo. Icya mbere buriya Paulo ntugire ngo nawe byaramworoheye. Uribuka dutangira hari ahantu wavuze ngo yagiye Yerusalemu akajya yigisha, yakwemeza abayuda bakamurakarira bagashaka kumwica, ariko n'intumwa nazo ntizimwizere. Uyu mugabo wahoze adutoteza buriya murizera neza yuko yakijijwe yamaramaje. Umuntu wicishije Stefano wajyaga dukurubana mu nkiko nubwo abyemera. Buriya Paulo aho atandukanira na Petero ni urugero. Paulo we nta hantu ntamwe yigeze ahisha ko yari umunyantege nke, nta hantu yigeze ahisha yuko yicishije abakristo, nta hantu yigeze ahisha mbese ibintu bye. Hari na ukuyemo n'ibyo ngibyo, hari naho umutambyi mukuru yigeze kuvuga ati mumukubite ku munwa, aravuga ati Imana izagukubita wamvira by'ingwa we. Baturatuka umutambyi mukuru ati mumbabarire. Paulo yagiraga ururimi rubanguka kandi rutyaye ruzi gutoranya amagambo ameze nk'imijugujugu, ariko akagira no guca bugufi ku buryo iyo amara kumva yakoze ikosa yararyemeraga. Hari ahandi yatonganye na Barinaba, kandi Barinaba niwe wari waramutoje. Aramubwira ati mva twumvikane, uriya Yohani Mariko ubushize twarajyanye ageze mu nzira atangira kwiriza, ibibazo bibaye byinshi, aravuga ngo yakumbuye nyina natahe, ntabwo nshobora kujyana n'abantu bimbwa nk'abo ngabo. Noneho Barinaba aramubwira ati Sawuli, reka tubyumve kimwe, we twarasira muci hirya, nanjye uyu nguyu ndamutwara. Ariko nyuma yandika aravuga ngo nuza uzanzanire Yohani Mariko kuko angirira umumaro mu gukora umurimo w'Imana. Bivuga ngo hari ahantu bari bariyungiye abona yuko wa wundi yapfobyaga nawe afite umumaro mu murimo w'Imana. Paulo yari umuntu wemera ko ari umuntu ufite kamere, ufite intege nke, ariko nemera ko agomba guhinduka. Ko buri ikibazo tujya tugira, abantu benshi baba stuck in their trails. Kabwira ngiye nikomeze mujye mumfata muryo. Imana kabwira ngo ya emera ujye uhinduka. Nuba wakoze ikosa abantu bakakubwira ati watwofendinze, ubwire twose mumbabarire byancitse. Buriya nkunda Paulo ahantu yavuze ati Imana izagukubita, turatuka umutambyi mukuru ati Imana imbabarire sinenze ko ari umutambyi mukuru. Anashyiraho n'ijambo aravuga ati kuko handitswe ngo ntuzavuge nabi umuyobozi w'ubwoko bwawe. Yakosorwaga n'ijambo ry'Imana. Rero icyo warumbajije abantu bameze barya, na Petero yamwanditseho. Reka mbasomere amagambo Petero yamwanditseho. Petero yavuze ati ariko atumva ati hari abantu bajya bagoreka ijambo ry'Imana, ati cyane cyane ibyanditswe na mwene data Sawuli Paulo, kuko yari yaramaze kuba Paulo. Nimubibona murabona ko izina ryari ryarahindutse. Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 25 oya wa 15 ngira ngo niwe kambire muri note zanyime ko cyangwa ni kabiri ko arantu Petero yamwanditseho nawe amuvugaho ni 3:15 ntabwo nibeshye. Aravuga ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nkuko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nkuko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Hari ibintu ajya yandika ariko natwe bitugora kubyumva turiya mugabo. Rero wenda ngaruke kubamaje uti we bigenda bite n'uno munsi ntibiragenda, kuko iyo ugendera inzira imwe mu isi y'abagenda mayoka bacenga ubwo buriya abanyarwanda twebwe ni nayo culture yacu. Abo twita abanyabwenge ni inyaryenge. Burya inyaryenge n'umunyabwenge biratandukanye. Inyaryenge ni wa muntu uzi kukubwira ko uru rupapuro ari umukara kandi ari igitare, kandi akabikwemeza. Kavuga ati uru rupapuro reba mfashe mu ntoki ni umukara, ati se nturi inshuti yanjye. Kandi ubwo hirya bakubwiye ati uyu muntu niwe wagucongeye,
ati mwene data ntukumva ibyo abantu bavuga, ntituri inshuti se ahubwo mbwira. Kandi ubwo arimo arakurikodinga nyine azarangiza ibyo inyaryenge. Rero umuco wacu wo ni kukoze kuva kera kose, nta nubwo ari n'ibintu bishya. Ibintu ureba muri karica y'Abanyarwanda bacaga n'umugani ngo ijambo wataramanye uracyo ukarihakishwa. So nshobora gutaramana nawe ukambwira ibintu bwacya nkajya kwa bishop nkabitaramana kuko niko. Rero iyo wihaye kugenda muri ligne droite muri karica y'abagenda mu makona muragongana buri gihe, muragongana. Jewe rwose ntabwo ninya kubibabwira, mu burokore bijya birangora kuba ibintu bitari byo, birangora kubeshya, birangora kuvuga ko iki gitambaro nako iki gipapuro ari umukara kandi ari igitare bigaragarira abantu bose. Right is right, wrong is wrong, kuko niko Bibiliya itubwira ngo yego yawe igiba yego oya ibe oya. Rero bijya bingora kukubwira ngo yego kandi nakubwiye ngo niba nkubwiye ngo yego ni yego, niyo byangora nzagerageza kubikora, niba ari oya kandi ni oya. Ibindi wenda wankunda hari igihe aho nakoraga kera nyikora muri AE, nk'umuntu yazanaga application yasaba akazi nkamubwira nta kazi dufite ubu ngubu wikwirirwa uyisiga. Hano rero ntukiteranye n'abantu. Nawe se kuki nabeshya umuntu akagumana ibyiringiro wenda ko akazi kari hafi akajya mpamagara buri gihe ambwira ngo akazi kageze kandi mbizi ko ntagari. Beta kumubwira akajya handi dosiye zakareba handi azijyana uretse kumubeshya. Ariko ibyo ngibyo usanga babyita ubwenge ngo nuko oya. Ibyo rero abantu bameze nka Sawuli iteka ryose bagira ibibazo. N'undi wese ujye ubigira uzamenye ko ibyo it's natural, ni ibintu bisanzwe. Ni kimwe gisigaye. Ni kimwe gisigaye. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera